Soften up the mess, drop it in the water. Hey guys, welcome back kuri Beautifully Momming Rwanda. Nishimiye cyane kongera kubakira kuri video nshyashya y'ino munsi. So guys, iyi video mpoze iri tellement instantané, aya ni amata ashyushye. Iri instantané ku buryo ntago nari nayiteguye. Nari nicaye muri salon ngiye kurya, ngiye no gufata no mata, ntekereza ukuntu mpita mbona ko ndi kuba mu masengesho nigeze gukora. Ndavuga reka nze mbibaganirizeho kuko ushobora kuba uri muri situation ngubu ukavuga ukaba uri kwitotomba utari kubona ibyiza by'ubuzima bwawe, ariko nyamara wareba inyuma cyangwa se wareba muri za carnet twandikamo amasengesho cyangwa wakwibuka amasengesho tout simplement wakoze ugasanga urimo urayabamo, urimo urayavivamo, kandi mu by'ukuri utabashaga kamwe muri net ndabona ziri gutuma biri bizarre. Harimo reflet ko ndimo ndareba ahagana ku ishuri ry'abana, umva ndimo ndabona umwana wanjye neza hano arimo arakina yiruka, ngomba kujya kumutwara amasaha yo kujya kumutora arageze, ariko kuko ndi kumubona neza imbere yanjye I was like reka nkore kano ka video vuba ubundi ngende muzane. Yeah guys, nari nicaye ngiye kurya, urazi ko kundi wiyinstalla ugiye kurya ugahumeka ukahita wibuka amasengesho wakoze. Njya kwimukira muri ino nzu narabanje ndayisengera, ngiye ibintu byose nyine umva no ibintu byose umva no kubanza kubisengera, atari uko ndi perfect, mfite n'amadefo menshi cyane d'ailleurs, which I wonder ni gute nkundi Imana gutyo ubundi nkaba mfite n'amadefo angana uko angana ariko you know what, nta muntu uri perfect, tugirwa parfait par la grâce de Dieu, sibyo? Ntago umuntu ukunda Imana cyane niba bishatse kuvuga ko adafite amakosa, ariko icyangombwa nuko umuntu aba agerageza kuyavamo. Hari ibintu nyine bitandukanye umuntu agenda arikura buke buke. Rero nkuko umuntu wese aba ari kwevoluwa, umuntu wese umenya Imana ashaka kwevoluwa, nanjye mbona nyine hari ibintu bitagenda neza mo ngomba gutravaya, sibyo? So ni muri yo sense mba mvuga ngo nibaza ukuntu nkunda Imana cyane mu mutima wanjye, mba numva nkunda Imana, right? Ariko ibyaha ntibibura, mushiha, umujinya, ibintu nk'ibyo nyine bitandukanye ubushaka nyine kurekura mu buzima bwawe. But anyway, icyari kinzanye muri no video nuko nari nicaye numva uretse ko kundi wicara tudenku ibintu bikaguhitinga ukavuga ati wow, nicaye mu isengesho nari narakoze muri iyi minsi ishize, nari nimo nitotomba ku bintu bitandukanye, ndanzabasangiza mu minsi iri imbere cyangwa se nibikemuka. Ubirebye mu by'ukuri nta nubwo ari ibintu bya hatari, ariko nitotombaga simbone ubwiza bw'ubuzima cyangwa ubwiza bw'ibyo mbayemo n'iki, muri video y'ubushize narabibabwiye, hari igihe twicara surtout twe abari hano ntago tujya tubasha ku appreciate ibyo dufite. Honestly nitwa appreciate ibyo dufite. Ku bantu bari muri Canada, my friend, icara ubanze urebe ibyo ufite, ushima Imana. Kuba ufite deja inzu uraramo, kuba ufite ibyo kurya bya buri munsi uticwa n'inzara, ufite your own space, ufite ahantu wicara ukareba televiziyo ugaseka ukavuga, ukajya kuri telefone ukavugana n'abantu ushaka, ukaba ufite konte yaba iriho amafaranga yaba atariho ariko urayifite, so ujya ugira amafaranga, ukaba ufite umuryango nimba kandi uri na wenyine uracyafite ubuzima, urahumeka nturibwe. Just this morning, muri iki gitondo nabyutse ijwi ryagiye ndi kuvuga abana banjye. Ubusanzwe mbyuka, ariko rero hari n'igihe umuntu aba akeneye kuburirwa. Hari igihe nyine umuntu abyuka babwira abashihura ati gira vuba, amara vuba tugende, ariko uyu munsi nabonye ko bishoboka kubikora ntanabashihuye, ntanavugije induru, ibintu byose biri calm. Ndashima Imana kuko itumye realize ibyo mfite. Kuba wabyutse ukaba uhumeka utaribwa, hari abantu benshi bari mu bitaro muri aka kanya barwaye ibihaha. Uzarebe iyo warwaye n'umutwe. Umunsi nigeze kurwara umutwe urandya cyane, warandyaga ku buryo nariraga ndizwa n'ububabare atacecetse, ariko amarira amanuka kubera uburibwe. Kuba wabyutse umutwe wawe ufunctiona neza, umubiri umeze neza, wumva umerewe neza, ni ikintu cyo gushima Imana. Rero igitumye nyine ntekereza ibyo bintu byose byiza Imana yagiye inkorera, ibintu byose byiza mfite muri aka kanya, ariko nabaga ntabasha kubona kuko mfite ibindi nitotombaho. Icyo kintu cyari ukuntu nasengeye kwimukira muri iyi nzu twasengeye kwimukira muri iyi nzu nyine njye n'umugabo turi gushaka appartement. Igihe cyo kwimuka cyari kigeze, kwa kundi abari nahanga murabizi hari igihe nyine kiri précis muba mugomba kwimukira, kandi ni n'abatimutse muri icyo gihe nabo nyine bisa nk'ibibagora. Amabaye menshi arangira muri juin, sibyo? Twebwe ntago twari twagendeye kuri iyo tariki ya juin, ariko twari tuzi ko tugomba kwimuka kuko umwana yagombaga, quartier twabagamo ntago twashakaga ko ari umwana yiga. Icyo gihe yari umukobwa gusa wagombaga kujya ku ishuri, niyo mpamvu mwumva mvuga ngo umwana yagombaga gutangira ishuri muri maternelle kuko imyaka ye yari igeze. Munyihanganire ndava muri sujet ariko story irakomeza. Ugeze ku myaka 5 agomba gutangira ishuri maternelle au moins. Ni mudashaka kumushyira muri maternelle
ku myaka 6 obligatoirement agomba gutangira ishuri. So atangira ishuri na guverinoma ikubaza ibyari byo ati mubyeyi kutajyana umwana ku ishuri, you know, like guverinoma iba involved iyo utangiye gutinza umwana gutangira ishuri. So we had to move really fast kugira ngo umwana atangire ishuri, kandi nanjye narabishakaga ko ava muri garderie agatangira ishuri, ariko akaritangira ahantu azakurira. So turicara turavuga okay, tugomba kwimuka, ntiturabona amazu yaratangiye kubura, kandi twari dufite quartier iri specifique dushaka kwimukiramo hafi y'ababo parents banjye, kandi quartier iri tranquille hafi y'ishuri, like twari dufite ama specificité dukurikiza. Noneho dutangira gushaka inzu. Kwa gatanu kuragera, kwa gatandatu urumva twe twagombaga kwimuka mu kwa 8. Kwa gatandatu kuragera kuratambuka tutarabona inzu my friend, tutarabona n'igisa nkayo. Ama appartements twasuraga twatahaga turi disappointed, bakerekana amafoto wagera mu nzu ugasanga ni ibintu biri bizarre. Umva mu kwa gatandatu kuragera ntanzu, mu kwa 7 kuragera tujya gusura inzu imwe gutya twari twabonye kuri internet, umva twenze kuyifata, ariko ataruko twayikunze kubera ko twabuze uko tugira, tuvuga se turabona igihe kirageze. Icyambere cyo iyo nzu yari ntoya ebana ku buryo ugenda ubyigana gutya n'igikuta. Umva iyo nzu twari kuba triste mu minsi gahe. Ikiza cyonyine yari ifite iyo nzu nuko yari ifite balcony, yari ifite balcon ireba ku mazi, ariko nicyo cyonyine. Kandi wibaze ko twe tugira amezi 2-3 tuvuge yenda nimba stretchings ugashyiramo kwa 8 na gake cyane ku kwa 9 ushobora gukoresha balcony yo hanze. Naho ubundi ntago uyikenera kuko iba ari iveri, hari neige, hari imbeho, ntago wicara hanze. Iyo balcony rero yari kuba ari amezi 3 gusa mu mwaka. Then angira kubitekerezaho tese tuyifate. Heureusement bon twaradutaga, en fait ntago ari kuduta, twari tuzi neza ko tutayishaka. Nge numvaga ko ari ukurashinga ibintu kubera ko ntago nari nategereje ubushake bw'Imana, you know. Wumva ko kundi ujya gukora ikintu ukumva ko Imana ntago ihamanya nawe, ariko uri desespere, urashaka gukora ikintu mu gihe cyawe, ntago ushaka gutegereza igihe cy'Imana. Hanyuma nabaza umugabo wanjye ngabona nyine nawe ntago ari sure, nawe ntago yishakaga. Mu byukuri nashakaga juste kurashinga ibintu, ntashaka gutegereza ubushake bw'Imana, ko narastressaga nkavuga se umwana azatangira ishuri ate ibikini bikiruro byume nyine. Abagore kenshi emotion zacu, stress yacu idutera gufata decisions zitarizo Imana itashyize mu bushake bwayo. So icyo gihe iyo nzu twagize Imana ko ntitwayifashe. Umugabo wanjye nagira icyo yitekerezaho, tugeze mu rugo tubitekerezaho, wayigurishaga aranyandikiye arambwira ati wi rwose na amafaranga make. Yari make cyakoze ugereranyije nayo izindi appartement zaguraga muri icyo gihe. Ashaka ko nyine abacuruzi bashaka kugurisha ibintu, ati mwamize yenda umwaka utaha muzashaka indi, koko nyine baba bashaka kugukonvinsinga. Ariko byarangiye ngeze mu rugo nanjye numvaga rwose iyo nzitandimo pe ntiyari ndimo. Ikintu cyo nyine twari twabonye cyiza ni iyo balcony. Balcon my friend, ntago umwaka wose uba kuri balcon, ntago utura kuri balcon umwaka wose. So tugeze mu rugo twevali uko ibintu bimeze, ndamwandikira ndambwira you know what, désolé twabonye bitari buvemo, ariko iyo nzu yari mbi. Ntabwo yari mbi, yari nto utwumba tungana, utwumba tw'iyo nzu twanganaga nka twari dutoya kuri salle de bain dufite ngubu. Can you believe that? Uziko yebaba we Uwiteka shimwe, uziko iyo nzu nari navuze ntirega dupfa gufata, harimo ibyumba 3 ariko ubona bagiye bakatakata nyine. Hari icyumba n'ukuri cyari gito kuri salle de bain dufite ngubu. Can you believe that? Twari kuba malheureux. Umva nari kuhava nibuka, kandi noneho ninjye urambirwa inzu vuba, ndi mu bantu barambirwa inzu vuba. At least umugabo wanjye we ari you know, abagabo you know baba bari tranquille, nitwe dusaza ibintu. So yeah, icyo gihe iyo nzu nitwa tukiyifashe, turakomeza turategereza ko tugera mu rugo. Naravuze Mana ubushake bwawe, at this point ubushake bwawe ari bwo gukorwa. Kamwe ku mata ashyushye arafasha. So yeah, I was like Mana ubushake bwawe, at this point ubushake bwawe pe, nushaka ko tuguma hano tuzahaguma. Ariko twari twarasezereye aba proprietaire bacu ba mbere ko barimo bari ready yo kwita bashyiramo abandi bantu. No kuvuga ngo nta bundi buryo bwo kuguma aho hantu twari dufite, kandi aho hantu ntitwashaka kuhaguma. Urumva ubwo rero iyo nzu turayireka nza kubwira Imana ni at this point ubushake bwawe ari bwo buba. Maze kuvuga uko turarelaxa dutangira gushaka. Ntabwo haciyemo icyumweru cyangwa 2 tuba tubonye iyi ngiyi turimo tuza kwisura. Hari ibintu byinshi nyine byabayeho muri background Imana yagiye debloka par rapport yuko gushaka inzu. Ndi nyine umuntu adashobora gupfa gushyira kuri internet. Tuza gusura ino nzu twimutse mu kwa 8, abana bari butangire nka 21 ou 22 z'ukwa 8.
so urumva ko ni ibintu byakemutse mu gihe cy'icyumweru kimwe. Oh my god, like actually uko ndi kugenda mbibabwira ndi kubona à quel point Imana yari bifite mu kuboko. So yeah, twimuka habura nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri umwana nyine ngo atangire ishuri, ntaramwandikisha. Urumva kugira ngo twebwe wandikisha umwana mu kigo bisaba ko utuye muri quartier ufite na preuve yaho utuye, sino nyine ntago baguha ikigo, bisaba ko umwana yiga hafi yiwawe. Ubwo uko byagenze turimutse tuje gusura inzu. Uburyo twasuye inzu nyiraho yabivugaga nkaho yayiduhaye already, atarareba ibintu na bimwe, atarajya kuverifya ibijyanye n'impapuro, atarajya kuverifya ikintu na kimwe ariko yavugaga nkaho inzu ari yacu already. Umva, inzu twari twayikunze mbere na mbere. Oh my god, it is so much better than iyo twari tugiye gufata. Iyo yindi yari ifite ibyumba bitatu ariko bito noneho muri corridor ni ukugenda umeze gutya witambika. Okay, ndimo ndakabya, but it was a small, very small space. Yego harimo pièce eshatu wakwita bedrooms very ntoya, zose hamwe uzishyize hamwe. It was a very small space. Nta salle à manger yagiraga iyo nzu, cyakoze yari renové ariko it wasn't giving. Tuje gusura hano ndibuka nyine ariko dusurisha inzu, yari confirmation ya mbere kuko urumva icyo gihe amazu yari yarabuze, abantu bashaka amazu bayabura. No kuvuga ngo yari afite opportunité, yari afite choix nyinshi. No kuvuga ngo abantu bazaga gusura inzu ari benshi iyi quartier dutuyemo ni quartier nziza ku babyeyi, kuba kuri famille, ni hafi y'ishuri, ni hafi y'ibintu byose, ntago ari kure cyane ya Montreal ni wo mujyi munini yenda ku bantu bari mu Rwanda, ntago ari kure cyane ya Montreal, na ahantu hari just perfect. Na ahantu yewe none sinababwiye no muri critère twasabaga Imana, twasabaga ahantu donc hafi cyane bamba bo parents banjye, ugasaba ahantu hafi y'ishuri. Icyo gihe ndibuka nakoraga télétravail, no kuvuga ngo nakoreraga mu rugo, ntabwo nashakaga ibintu bituma dusohoka cyane tujya kure y'urugo. Imana iravuga ati mbafitiye inzu écoute imbere y'ishuri. My friend, kujyana umwana ku ishuri nta nubwo bimfata iminota 5 ndi kugenda n'amaguru. Tugenda n'iminota 5 kubera ko ndi kumwe n'abana nanga kubakurubana, ariko ari njye nyine it's like 3 minutes. It's really umva ibyo byose mu vlog yanjye murabibona. Ikigo kiri just imbere yanjye hano, unuvuga ngo uyu mwana wanjye ari muri récréation, mba ndi kumubona n'ubundi kumubona yizunguza hariya hirya. So it was such a perfect gift Imana yaduhaye mu gihe nge nari ngiye gusettlinga for less, kubera ko nananiwe kwihangana, kubera ko nananiwe gutegereza igihe cy'Imana. Oh my god. Imana ni nziza my friend, Imana ni nziza. So nicaye mu kanya, then I was like oh my god, this is so peaceful. Like wari bwicare mu nzu yawe ukumva hari peaceful, like I don't know, ukumva hari amahoro, just ukumva hari amahoro. None bikubitaniyeho nuko ijwi ryanjye ryagiye, and I'm like God is good. Riragarutse, ndikumva umubiri wongeye ugasubira ku gihe. Ntabwo nagiye ku ishuri no munsi turi kwa kane, ntabwo nagiye ku ishuri ko numvaga ntameze neza. Nejo kandi nari nasibye ko numvaga ntameze neza, ariko what, byose bizacamo. Mana ndagushimiye. Umva birasekeje kuko iyo umuntu arimo aratanga témoignage gutya, uko ugenda uyivuga ni kugenda ukayariza n'ibintu utari warigeze ukayariza. So I'm so thankful ku Mana. Nshobora kubivuga gutya yenda mugategereza ngo ngomba kujya gusura Dani nkareba ahantu atuye, aho hantu ahora avugira naga. It's not about the beauty of the house. I mean the house is beautiful, but it's not about the beauty of the house. It's about ukuntu Imana yagiye ishyira ibintu byose hamwe bigafunctiona, kandi ahantu twishimiye ni ukuntu Imana yagiye ishyira ibintu byose hamwe bigafunctiona. It's not like a spectacular house, ikintu kizaba spectacular ni inzu nzubaka. My friend, angira nyishimire Imana hakiri kare. Inzu nzubaka, be ready for it. Mubajya mwinjira muvuge ngo me voyons, mais on est au ciel quoi. En tout cas, mais yeah, it's not a spectacular house, but it's n'ahantu dushimira Imana nyine. Urebye hano nari ngiye gusettlinga for my friend. Reka nkwankuraje nawe, don't settle for less. Tegereza igihe cy'Imana. Ura dating umugabo, let's say ura dating umukobwa, don't settle for less. Tegereza igihe cy'Imana. Nzi yuko mvuze ku datinga kuko nzi ko ariho hantu tujya tunanirwa cyane kwihanganira, niho hantu tujya tuba dutwarwa cyane na emotions,
tujyanwa n'ama emotion n'ibyiyumviro byacu ugasanga ntitubashije kwihangana ntitubashije gutegereza igihe cy'Imana. So yeah, don't settle for less. Wifata icyo kibi cyihuse aho kugira ngo utegereze igihe cy'Imana. Yeah. Anyway, let me stop here. Banza video ibaye ndende ariko ndashaka kuyipostinga like right away. Ntabwo ndi bukore editing nyinshi. Yeah. So yeah, I was sitting ngiye kurya, I was like, this is so beautiful. This is a beautiful life. Ushobora kugira ngo nabonye nk'amamiliyoni y'amadolari. Dore ko ariho dusigaye twarashyize ibyishimo byacu, you know. Nta miliyoni z'amadolari ndagira ariko my friend, it's about to happen. Ariko for now I'm grateful for the life I have, the joy of the Lord, you know. So nagira ngo bankuraje murebe ikiza kiri mu buzima bwanyu. Nimba uri guhumeka ukumva umwuka uratambuka, ibibazo bindi byirengagiza, uracyafite chance yo biracyahari, you know, you gonna take care of it. Imana is gonna take care of it. Imana iraza kubyitaho. No muri Bibiliya handitsemo ko kuhavuga juste mu magambo yanjye, ariko harahari havuga ngo ntago worries zacu, you know, kwiyenketa, gustressa, angoisse, kumva ufite stress ntago ashobora guhindura situation yawe. Stress yawe nta kintu na kimwe iri buhindure ku bibazo byawe. Oh my god, thank you. Oh my god. Nanjye ndimo ndabirealize ubu ngubu ko stress yanjye nta kintu na kimwe iri buhindure kuri situation yanjye. So I can only say thank you Lord, kuko ndacyahari nimba nkiriho nuko Imana ikifitiye plan. So nawe take courage, wumve ko Imana ikigufitiye umugambi, you know. Imana iracyagufitiye umugambi nimba ugihari, and yeah, things are gonna go better and better. Haracyari chance yuko biba byiza ku buzima bumera neza. Ndabasengeye Imana ibaha imbaraga, Imana ibashoboze gutegereza igihe cyayo. Rero I don't know, like let me just say a little prayer for you guys. Arinje juste nje gushimira Imana, you know, like uraswa kundi umva umutima ubaye grateful ukavuga no, I have to share this. I'm so thankful to God kubw'ubuzima mfite ubu, kubw'aya mata, you know, amata shyushye my friend, nagara abantu bose bayafite. I'm thankful for everything, pour le chauffage mu nzu my friend. Nigeze kureba reportage ya France. Abantu bari muri France ni mutubwire uko byifashe. Ngo muri France chauffage irahenda. Nigeze kureba reportage, umva abantu twajyaga tureba kera muri televiziyo tuvuga ngo abazungu batuye mu buzima bugoye. Ntabwo ndi kuvuga ubuzima bw'abantu bose bo muri France, obviously ndimo ndavuga iyo muri iyo reportage hari mbega ibice bimwe na bimwe abantu batabasha, hari ubuzima nyine bumwe na bumwe abantu batabasha kwihereza, batabasha gushofa inzu, bagomba kurara bambaye ibintu nk'igihumbi kugira ngo babashe kusurviva imbeho yaho. Donc tujya tureba tukavuga ngo muri Paris ngo France umuntu arayibona ukahita ubona Tour Eiffel, nk'abantu bose batuye muri hoteli zireba kuri Tour Eiffel, you know. C'est juste ni ibintu abantu qui nous ont vendu, twe ntituzi kubona, ntitwigeze tumenya ko no hanze y'ibihugu, hanze y'u Rwanda, hanze ya Canada, hanze ya Afrika hari ibibazo naho. So I'm grateful pour le chauffage mfite mu nzu. Ndashima Imana ko mbasha kuvuga ijwi rigasohoka my friend. Oh man, muri iki gitondo sinabashaga kuvuga kandi navugaga nkaribwa mu muhogo, ariko ubu ndimo ndavuga nk'isatura. Hello. I thank God kubw'ijwi mfite. I thank God kubw'ubuzima. Nibitagenda neza bizagenda neza, nibyo ntarabasha kugeraho muri sanse yo kwikosora, muri sanse yo gukora neza, tuvuge nko kubanira abantu neza uko mbyifuza, nko kubanira inshuti zanjye neza uko mbyifuza. I mean like ibi byose ni ibintu ndimo ndatravaya kugira ngo mbigereho. Guys, ndabizi ko navangavanze amasuje, mbabwira utuntu twinshi dutandukanye. Cyari nk'ikiganiro, you know, yari nk'ikiganiro twagiranaga. Si byose mumbwira icyo mubitekerezaho muri commentaire. Nihagira igitekerezo kikujemo urimo wumva, peu importe aho ugeze muri video, wandika umunota warugezeho hanyuma usubize cyangwa uvuga icyo utekereje, right? Ucyandika kugira ngo bimere nkaho tugize conversation. Ndahita njya kuri uwo munota wanditse hanyuma njye kureba ibyo navugaga mpite menye icyo usubije, right? So nawe andika muri commentaire umbwira icyo uri grateful for. Nimba hari ikintu watekereje mu buzima bwawe ugasanga koko kigeze kubisengesho ryawe and now urimo urakibamo cyabaye tangible, cyabaye ubuzima bwawe, ariko wageze hura nakibagirwa kuko
telma cyabaye normal, you know. Niko kundi dusaba Imana ibintu tukabibamo, ibibazo bindi byaza, izindi stress zaza tukaba twibagiwe cya kindi Imana yaduhaye. So nibo nawe cyane cyane ku babyeyi, sometimes dusengera abana baza bakadutesha umutwe, tugata umutwe tugatangira kwitotomba, bibi biragoye, ndananiwe, ndashaka kuryama, ndashaka, you know. So tugatangira kubyitotombaho. Umbwire icyo utekereza nyine kuri ibi byose, umbwire icyo utekereza kuri ibi byose. Reka mbasabire Imana umugisha ubundi dutandukane. Hanyuma nakoresheje sondage kuri iyi channel, mbabaza nyine icyo mushaka kuzabona. Ese murashaka donc nyuma y'iyi video sinari nayiteguye na gato, niba mu muri zo kubona hatarimo na editing nyinshi. So nari nakoresheje sondage kuri iyi channel. Nimba utayibonye uze kujya kuri channel yanjye, urahita ubibona mbega ibyo abantu baba bapropoje, ibyo umu-youtuber aba yapropoje cyangwa se yatanzemo sondage. Ugende utore nimba ushaka kubona update kuri immigration ya Canada cyangwa se ushaka kubona vlog. Umbwire content ushaka kubona hagati y'ibyo bibiri muri video y'ubutaha. Let me know. Let's pray. Mana ngushimiye kubwa buri kimwe kiri mu buzima bwacu, ngushimiye kubw'ubuntu bwawe, ngushimiye kubw'aba bantu barimo bumva ino video. Reka simbafate for granted, kuko buri muntu wese ni umuntu waremye, washyizemo urukundo rwawe. Reka data iyi video igende imukore ku mutima, atari video imukozeho ahubwo ari umwuka wawe wera. Genda utwibutse twese mwuka wera ibyiza wadukoreye, genda wibutse uyu muntu ibyiza wamukoreye. Ashobora kuba yaribagiwe kubera yenda ibibazo by'ubuzima, kubera ikintu icyo ari cyo cyose cyamukura mu kuba grateful kubw'ibyo wamukoreye. Mana nsengeye uri kunyumva wese individuellement, uri mu nzu ye, abari hamwe ari benshi bose, ugende ubibutse personnellement, ubibutse icyo wabakoreye bari baribagiwe, kugira ngo tugire imitima igushima Mana, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. So guys, thank you so much kunyumva, kumva ino video. Let's do this. Imana ikomeze ibarinde. Ubwo turi kumwe muri video y'ubutaha, ariko itazatinda kubera ko muri bugende muhitemo iyo mushaka ko mbakorera, abariyo nzabazanira abenshi. Donc abari butore tuvuge nimba ari update kuri immigration ya Canada, nimba ariyo igeze abantu benshi bayishaka, niyo ndi bukore. Sino niba vlog ari igeze abantu benshi, niyo ndi bukore for next, you know, like nyuma y'iyi video niyo ndi bukore. So Imana ikomeze ibarinde. Be grateful kubw'ibyo ufite, be grateful ku mwuka uhumeka, ku bihaha bikora neza utaribwa, ku maso abona neza atari flu, ku matwi yumva, ku mazuru ahumeka, ku munwa uvuga. Be grateful ku mubiri ufite, the skin itarimo irakurya, itari kugushima, kuko hari abantu bari mu bitaro barwaye indwara z'umubiri zibamereye nabi. So be grateful mu gihugu urimo, niba kirimo amahoro. Be grateful for every little thing mu buzima bwawe. Uwiteka Imana ikwibutse, kuko iyo ugize uwo mutima ushima Imana byanyabyo, like atari ukuvuga ngo wagiye kubishakisha ariko urumva nabitari kuza, you feel so much better. You feel so much better. So guys, turi kumwe. Imana ibarinde. Bye. This day that God has given me, I'm not gonna waste this joy deep down inside me. I'm not gonna shake. Been stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has